Kashirira amenyo. Ego. Gana ngufite za mashini. Umvishira binanutse, umvishira Koma nakijwe uramba nkucapye. Agira ngo nge hari cyari bitaburiya ubu ngubu nakwiye. Siko numva mutangiye gutuka. Sikano kagore se shaka bakabitanga. Ntagurana igitsina nta so mufite. Ko mutarwana sha. Ntabwo narwana n'iki kigore n'ubundi gise n'utarwana n'umugore. Uragera ahantu hari umukecuru ukunda kuba ari kunywa itabi yicaye mu giti cy'umwembe ahita umubwira ati wandajya hano se mwana ntago wambwira ibintu bizima ndazamuka ntambike manuke umuke mwana mbwira njye ahantu ngiye reka nkwe ufite angahe aha temo senka semana wa mujama none hari none katari kuza uravuga yambwe ngo naragisi yani gatujya duhuza nyine tukitarasiriza n'iki sha aragisi ni uri kumbwira mana reka mbwira urangiye namuvuyeho mana urana n'umuntu mukimurimo mwana ukajya mbwirira wa mujama uzi ibintu uzi ko yiteka nk'ungu reka kugira ngo umenye ko uko nayo kirara ubu nshaka kuvuga ati tujye kurya kana ako kandi tukigera ukigafata ukajya kubona kirabi kikunda kuvumba nge nari umubajyamo zavumba n'isi bura ko nakibona oya wowe uri kubivuga gutyo nta namakuru wowe ufite buri reka mubwire bro reka buriya tukiri ku ishuri urumva twarigana ariko uramuginga yakunda gutera ipafu urumva yagera nko ku matebe 10 mana kugikora yabaga ari uwa mbere yabaga haryamye byihorere noneho byageramo ngo mugeze mu rugo none muri quartier nyine buriya muri quartier mani bari bamuzi ubwira impamvu mana buriya muginga mani yagezeho urumva nibyo nari kurya menza bagikunda kubiburiye namwengeye bajye bangirira nago bankunda nabwo bamenya niba baranambyaye ukuntu maze kungana kira kintu ura man iriya ni imbyamire none ukuntu yigira umwana mwiza se bagasangira kwivugisha utuntu twiza kumbi ninge turibaho iragweregeta ikagwera hasi kakugeza ku mutwe ubwo rero nimba nayimba uko bimeze iwanyu rwose n'abashake bagwe uraje unanuke bajye babyihera uriya mu gihe ndamuzi ngambira buryo kirere nanjye nakunze kubana n'ura muntu akomane oya no kumuca mu rugo byaranze man byaranze nase rero kana kokoroga ko sisa wavuga ibindi yenda oya natereta n'umukobwa mwiza ahita mutsindira mwana kana ho sanyereke beba tereka tukwereka ko cyana afite baramuginga rero abakobwa n'igikuru ajya mana yanjye wajya ngo usinze bivuru wamuginga uzukuna arya nk'igitera cyacece uravuga uriya byacu yarabimaze nawe kumbwira uriya aha urazasimbura temaribwe de restaurant bwamaze gusaza kandi wa mugani koko kira kintu wa mugani wazashaka reka ngutere story noneho yacu ejo bundi gerutse kuza umva arayicara yarayicaye ngira ngo hari n'akazafite nise uko namwashije numva aranye ndamwihorera ariko no kuna mashyitsi bamaze gutaha umuntu ariko kwa kundi abantu bamaze ba isane zirazi kibasizeho ibiri bro nagiye kubona umwana ari kugenda twegera rasara amujama none ni irakasa tekereza ko yariye n'ibiryo bagiye basigaza byavamo nka bana kakabase kabari gato yarabiriye usiko nura na wa mushiri wanjye wamutwaye reka mubwire urumva man ibaze kugira imbwa nkira mani ari ijya kuntwara umubebe ijya kuntwara nziza man tambye kari yanana yawe karitse wifungaga abantu bose bakavuga ati cyaza uramujuma afite nawe ako bro reka nkubwire man ubundi wazamura ko kumuga naho uzanyemo si sawa ahora n'iki mwana shango baravuga nyine ngo banganye inyo barogana nyine ariko mwana kwabwira we gusuzangirira ibanga man ngere nikoro tuntu twanje bazangirira ibanga man ngende nyine mba nkurabuye nk'igenge ya nyine tu banze kubiguhisha nyine nawe nyine ujye ngira inama nk'umusaza man uramba nkwizeye rega man we kuva kera ko biri kose mwana na uri mu bantu batanengushye mwana man nta mutima mu yibizi kuva zamani nyine nta mutima mwana uguze n'ibindi abana na sata zagize imana sata zagize ari gihe cy'amatuso kizi guruka mwana no gusanga ko mwana wanyoye mwana atetse mwana we waguruka mwana ukareba ibyo ari byo mwana ahubwo wacomoka wa kintu cyo no gusanga cyateye amata kwa kintu umutima muri mwana tete no mwana ucomoka mwana kambwe noneho byarabaye ibiciro inzariranye n'ahantu handagiye ho kufunga kumva iki ubushera inzoga ikigage mu dondo ubwonko iki cyangwa ubundi ugiye ubwenge mu mutwe ndabufite shaka ikintu cyo kurya
nari noboye waranari nari noboye warirya mwana ubu nge nari gukubita Eh? urumva nari gukubita wari nkuru wagiye unkuraho ubugoryi mwana none se wavuze ngo ushaka ikintu cyo kurya nese uragira ngo ngufashe iki shaka ko ngufashe iki mwana ngiye nanga ubugoryi bwawe ahantu habaye nk'igikwe we ntabwo kuri ese nge nshinzwe kuranga ahantu habereye ubukwe none se ngenda weho ndangira gusa Murangira. weho nujye reka nkurangire urazamuka hano utambike urabona ahantu hari igiti cy'avoka wongere ukizamuke wongere utambike wongere uzamuke wongere utambike uragera ahantu hari umukecuru ukunda kuba ari kunywa itabi yicaye mu giti cy'umwembe ahita umubwira ati wandagiye ahantu mwana ntabwo wambwira ibintu bizima ndazamuka ntambike manuke umuke mwana mbwira ngiye ahantu ngiye reka tujyane ufite angahe temo senka igiceri cyangwa ni ibihumbi igiceri kimwe igiceri kimwe kandi na kimwe yo kugura ikibiri uzagihe nyoko kandi nayamwibye wayamwibye uzagihe bene wanyu se kariho ngira gusa uzabaza nge ntabwo ntabwo kare ko uzabaza nge sinagira bene wacu w'igisambo ibintu ndi kukubaza ahantu hose ndi kukubaza hose ushobora kuba wazengurutse ubu ngiye najya kwishakira hanjye mwana ntunkurikire ukansiga se none se urankurikira ndakuzi ndugira nese ufite nyine nese nawe ufite wowe ufite umugongo shawe mbaza ubusa mwana ngiye niba nta gahunda ufite ndanigendera kuvumba ntari kuvumba se ko baguha hari uwo wumva bafunze ngo yasabye se ariko iyo wibye baragufunga ariko reka manza nkubwira ufite inda nini sibyo akujya utekereza n'akantu ko kuba bakuroga none se wowe ufite inda nini yishukuze shawe uzabaza icyambere ubwo nurya nyine ukarya n'ubwo burozi urumva ngiye nzaza kugushyingura neza nzakuririmbira ko cyari cyaratujengereze sibyo ntabwo narya uburozi buruta ubwa Mary yari akakubyara kuko nawe yabyaye ndi uburozi nyine aburetse nawe ubwawe uri uburozi umuntu ujya gusabiriza ukagenda ugasanga wenda amagambo wavuze ni menshi mbwira turagenda cyangwa ntabwo tugenda urumva reka ibi tubyirengagize none ngiye nemeye ahantu ndi buze kukujyana bari bateke ibintu byiza aho bari buteke ntabwo uri busa ntabwo ndi busabe ese ntabwo uri bume urasaba ngo n'amafaranga yanjye ese ntabwo uri bume kuri ibyo oya ntabwo ngo ndagwase inka urabona ari aba bebe babiri ukora kujyana na sheri wawe umwe wibye cya gihungu cya Erike cya kagofero kiriya cyana kindi bagendana ndagishaka ese ufite angana ese ni indaya gurisha ariko kugira ngo muguhe muguha nimero ye ariko cyabura amafaranga nese uri komisiyoneri w'indaya w'abakobwa nangiye kuvuga w'indaya ariko ngaho byihorere noneho ndareba aho uzikura basi wenda reka nkwereke sibyo urabizi nijoro turi buze kurya umuceri weho nande mu rugo niko mama yambwiye urawukura mu rugo nta kintu gihari mwana n'ibyari bihari basanze nabitetse nabi ndabigenza gute kugira ngo urabizi nta mafaranga ngira sibyo ngiye ugiye kuma nomero y'ura mukobwa ngiye muterete sibyo uramwaka amafaranga arayatanga ndabizi mbese wowe ntabwo ayaguha yewe mwana aho kugira ngo ayange ariko uzi ukuntu akura aragukura ugira iki ubwo bwari wagira ngo ubwo bwanwa bumeze nk'ubw'imbeba nibwo yakura kandi wakirungurira we tuzashwana ndamureka nkubwire uzongera kumbwira ibintu nk'ibyo kirungurira na nyoko nawe se kari nyoko mwana ngiye ndigendera harya ndigendera shawe mbaza ubusa mwana ngiye niba nta gahunda ufite ndanigendera kuvumba ntari kuvumba se ko baguha hari uwo wumva bafunze ngo yasabye se ariko iyo wibye baragufunga ariko reka manza nkubwire ufite inda nini sibyo akujya utekereza n'akantu ko kuba bakuroga none se wowe ufite inda nini yishukuze shawe uzabaza icyambere ubwo nurya nyine ukarya n'ubwo burozi urumva ngiye nzaza kugushyingura neza nzakuririmbira ko cyari cyaratujengereze sibyo ntabwo narya uburozi buruta ubwa Mary yari akakubyara kuko nawe yabyaye ndi uburozi nyine aburetse nawe
nawe ubwawe uri uburozi. Umuntu ujya gusabiriza ukagenda ugasanga wenda mwana amagambo wavuze ni menshi mbwira turagenda cyane ntabwo tugenda urumva reka banze reka ibi tubyirengagize none ngiye nemeye ahantu ndi buze kukujyana bari bateke ibintu byiza aho bari buteke ariko wowe ntabwo uri gusa nese beri wazamaye pasi wa muri ukunda kujyana n'amafi Zareka atari muri kuvuga sinshaka kuzamubabaza. nese n'amafaranga ajya kuri nazazamu Gashirira amenyo. yego gwe nawe ngufite za mashini Umvishe biriya binanutse, umvishe biriya Kuma nakijwe buriya mba nkucapye. Agira ngo nge hari cyari kinkubita buriya ubu ngubu nakwica. siko numva mutangiye gutuka Sikano kagore se shaka bakabitanga. Ntagurana igitsina nta soni ufite. Wowe mutarwana sha Ntabwo narwana n'iki kigore n'ubundi gise n'urwana n'abagore. ariko sha mu Ruhengeri ko bari gutanga uburyo bwo kogosha ingagi ukaba uri hano i Kigali nkaba mbona umeze nkazo wagiye bakakogosha ukasubira